Inshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje nje mu kiganiro n'ikiganiro gikurikira ikiganiro nakoze ejo bundi ku bantu bagendera muri twebwe bagendana natwe badafite ubugingo. Ni ikiganiro cyavugishije abantu amagambo menshi, abantu bagira ngo turi kuyobya abandi cyangwa se bagira ngo turi kunyuranya n'ijambo ry'Imana. Gusa nanjye naratangaye cyane mbere yuko ntangira kino kiganiro ko ndashaka kigendamo buhoro buhoro kugira ngo dusobanukirwe ibyo turi kumva, ibyo tubona. Phenomene, ibyo bita phenomene mu gifaransa, ni ibintu tubona tukaberwa ibyo ari byo cyangwa se tukashobora kubisobanukirwa. Uretse hari ibintu byo tubona muri sosiyete cyangwa se mu bantu, mu mbaga z'abantu, mu bo tubana bikatuyobera, ariko abantu bagiye babihishurirwa kuva kera bagenda babyandikaho, kandi na Bibiliya igenda ibisohora ibyerekana. Reka tubanze dusenge kugira ngo twinjire mu kiganiro. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe. Uyu murimo ni wowe wadushyizeho kandi turawukora nk'uko imbaraga zacu zingana. Dufite intege nkeya, ukadutiza imbaraga tugakora. Turacyari rero kuri uno murimo, turacecetse. Ngwino uganirize ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iki kiganiro ngitangira, nanjye numvaga ko ari ikiganiro gikomeye cyane ku buryo abantu benshi ntabwo ibi bintu bajya batinyuka kubivugaho. Kuko batekereza ko hari ibibazo bishobora kubyuka bitari bimwe, abantu bakabafata nk'abayobe cyangwa se nk'abashaka kuyobya abantu. Gusa nk'uko nababwiye, muri ibi bihe by'imperuka dusohoyemo, amabanga menshi azagenda ajya ahagaragara, n'ayari yarahishwe azajya ahagaragara. Abafite ubwenge bazasobanukirwa, abadafite ubwenge ntabwo bazasobanukirwa. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kumenya ubwenge ni ukubaha Imana, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wubashye Imana rero, igenda iguhishurira byinshi, amabanga benshi batamenye. Rya jambo nahoze mvuga ryo muri Yeremiya, muri cya kiganiro cyo gusenga, ryanditse muri Yeremiya ibice 33:3. Aravuga ngo ntabazana gutabara mbere nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ariko irindi jambo ry'Imana ravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana, kandi ngo Imana yishimira utega amatwi mukiranutse. Nimba rero ukiranuka ukaba wubaha Imana, nubwo tugeze mu gihe cy'urujijo rukomeye, tugeze mu gihe cy'akayubi, tugeze mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi, Imana izakubera urumuri, Yesu Kristo azakubera urumuri. Turi kugenda rero duhishurirwa ibintu bikomeye cyane. Nongere kugaruka rero ku kiganiro cy'ubushize, hari ibibazo nabajijwe bibiri bikomeye, ariko ndashima Imana kuko iyo nkoze ikiganiro nka kiriya, nubwo mba numva ndi guhingagura, mbabarire gukoresha iryo jambo, ko nanjye baba binkomereye kubivuga, ariko numva nkwiriye kubivuga, nkumva ndi guhingagura, nkumva ni nko kuri mu mushike, ariko sindabasha gutabira. Hari abandi baza bakajya muri komantere, bakagerageza bagatanga komantere, bakamfasha. Nanjye burya komantere nkazisoma zikagenda zinyubaka, ariko hari n'ibibazo nsangamo. Ibyo bibazo nsangamo nkumva bimwe nkwiriye kubisubiza, ibindi yenda sinabona umwanya wo kubisubiza, cyangwa yenda nabisubiza ako kanya. Rero muri kiriya kiganiro abantu ntabwo babivuzeho rumwe, babivuze mu buryo butandukanye, babyumvise mu buryo butandukanye. Reka tubanze dusome amagambo mwene data umwe yaduhaye muri komantere. Twibuke ikiganiro turi gukoraho, turi gushaka kugarukaho ni cya kiganiro twavuze ko hari abantu bagenda muri twe badafite ubugingo. Hari abantu rwose bagenda muri twe badafite ubugingo. Iyo ni phenomene yavumbuwe n'umuspiritiste, cyangwa se ni umuspiritiste, kuko ntuze doctrine cyangwa se ibintu yari azobereye muri spiritisme, ni ukumenya kuvugana n'imyuka. Ni umugabo witwa Allan Kardec.
akaba yaranditse igitabo cyitwa Le Livre des Esprits. Hashize imyaka 155 ndi kugenda buhoro buhoro. Allan Kardec yanditse igitabo cyitwa Le Livre des Esprits. Hashize imyaka 155. Avuga yuko hari abantu bari muri twebwe bagendera muri twebwe, sibyo? Bagendera muri twebwe badafite ubugingo. Bagenda muri twebwe, barakora, baraseka, baravuga, ariko ngo imbere ni ibikonoshwa, badafite ubugingo. Niko Allan Kardec yavuze. Arakomeza aravuga ngo yabajije imyuka, aravuga ngo yatire des hommes qui sont encore proches de l'animalité. Ese hari abantu bari muri twebwe basa n'inyamaswa, bameze nk'inyamaswa? Et les esprits répondent, imyuka yavuganaga nayo iramusubiza iti oui, et beaucoup parfois même parmi ceux qui se croient civilisés. Ce sont ceux qui font des vices en besoin, et qui ne vivent que pour le corps. Nongere mbisubiremo. Yabajije ngo imyuka yavuganaga nayo, uyu mugabo ngo yari yarazobereye mu byo bita spiritisme, akavugana n'imyuka yagiye ahishura ibihishe mu cyo gitabo cye cyitwa Le Livre des Esprits. Nimukajye muhinyura ibintu mu bwami bw'umwijima. Iyo bavumbuye amabanga, amenya amabanga, birumvikana harimo ibyo babeshya, ariko biratangaje cyane ko biza guhura n'ibyanditse mu ijambo ry'Imana, kuko nabonye abantu bampa komanteri zuzuza ibi bintu. Yabajije imyuka ngo yatire donc des hommes qui sont encore proches de l'animalité. Haba hari abantu basa n'inyamaswa, ameze nk'inyamaswa abantu. Et les esprits répondent, imyuka iramusubiza ngo oui, et beaucoup parfois parmi ceux qui se croient civilisés. Ngo cyane cyane mu bitwa ko ari civilisé, bateye imbere, bize, b'abahanga, bambara neza, bakomoka mu miryango ikize, basobanutse kwa kundi tujya tuvuga. Ce sont ceux qui font des vices en besoin, ngo bakora ibibi nkaho babikeneye, nkaho ari besoin bari kuzuza. Nka kwa kuntu umuntu agira inyota agashaka kunywa amazi, nka kwa kuntu umuntu ashaka kurya, agira inzara agashaka kurya, nka kwa kuntu umuntu agira ibitotsi agashaka kujya gusinzira. Nabo bakora ibibi nkaho ari besoin, nkaho ari ibintu bakeneye kugira ngo umubiri wabo ugubwe neza. Agakomeza akavuga ngo ceux qui ne vivent que pour le corps, et qui ne vivent que pour le corps, kandi babeshwaho guhaza imibiri yabo gusa, babeshwaho kunezeza imibiri yabo gusa, iby'ubugingo ntacyo bibarebaho. Mwibuke ko Yesu yigeze kubwira Satani ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo ashobora atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ntabwo umuntu agaburira umubiri gusa, ahubwo akwiriye no kugaburira n'ubugingo. Aba rero bo icyabo ni umubiri, bagomba kunezeza umubiri, bagomba kuwuhaza, bagomba kuwambika, bagomba kuwurebesha ibyiza, bagomba gusambana, bagomba gukora ibyo bashaka byose, ibinezeza umubiri byose. Iri vive que pour le corps, babereyeho kunezeza umubiri, kandi bakora ikibi nko kugira ngo buzuze besoin, bakemura ikibazo umubiri wabo ukeneye. Hari umuntu wahise anyandikira komanteri yantangaje cyane, iri muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17, ngo bene ubwo bwenge naho turahasoma ntacyo. Reka tubanze imigani ibice 4 umurongo wa kangahe? Imigani ibice 4 umurongo wa 16 n'uwa 17.
yavuze ngo ababi, haravuga ngo ababi ntibasinzira kereka bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa kwabo kandi banywa vino y'urugomo. Ngabo ba bantu rero, ngabo ba bantu, ngabo ba bantu bameze nk'inyamaswa abantu, ngabo ba bantu bakora divise comme si ils sont en train de répondre à un besoin, nk'aho bari kugerageza gukemura ikibazo cy'umubiri wabo bagomba kunezeza uri kubasaba gukora ibibi. Ngo ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa kandi banywa vino y'urugomo. Ni mu Migani ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Unanyandikira mu Baheburayo ibice muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Handitse ngo bene ubwo bwenge si ubw'abamanuka bavuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni, kuko amakimbirane n'intonganya kuko aho makimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Imana ishimwe cyane. Abo bantu rero Alan Kardec yarabamenye hashize imyaka 155. Ubwami bw'umwijima n'ababukoreraga baramucecekesha, igitabo cye baragihwika bakijugunya ahantu, bati iki ntikigasomwe, ntihakerekanwe aya mabanga muri iki gihe tutaragira mu bihe by'imperuka. Mu bihe by'imperuka rero ubu tubisohoyemo. Ikintu cyaje gutangaje abantu nuko ari Alan Kardec umuspiritiste, ari undi mugabo witwa David Charmer. David Charmer nawe yaje kugaruka kuri iyi phénomène y'abantu babaho batagira ubugingo. Yavuze ko batagira conscience, ko ari ibikonoshwa. Ati hari abantu babayeho hari imibiri fonctiona gusa, bakora nk'ibyo dukora, basa nk'ako dusa, baseka nk'uko duseka, ariko batagira umutima nama ubahana cyangwa ubahanura. Uwo ni David Charmer, abita les zombies philosophiques, kuko David Charmer yari umufilozofe wo muri ibihe bya contemporain. Yavuze contemporain ni ibihe byo muri ikinyejana cya 1920. Turi kugenda twumva ukuntu Bibiliya, narababwiye ngo ukuri ntikugiramo umupaka. Turi kugenda twumva ukuntu Bibiliya iri guhuza na psychology, igahuza na spiritisme, igahuza na philosophy, kuko psychology nayo yaje kugwa kuri abo bantu batagira conscience. Rimwe bakaba bafite conscience iri erronée. Ibyo nabyo ndibuze kubigarukaho. Conscience iri erronée cyangwa se umutima nama wabaye akahebwe, ukora ibi, ubona icyiza ukacyita ikibi, ubona icy'umukara ukacyita icy'umweru, ubona ikigoramye ukacyita ikigororotse. Niyo bita conscience iri erronée. Psychologie yabaguyeho, igwa no ku bandi bantu batagira conscience namba, cyangwa conscience yabo cyangwa se umutima nama wabo warabaye inibe. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukunigwa. Umutima nama wabo waranizwe guhera bakiri abana. Ntabwo bigeze batozwa gutekereza no kugisha imitima inama ngo bakore ikintu kivibwina mu mutima wabo, ahubwo batojwe gukurikiza amategeko nk'uko bayababwiye. Nicyo kibazo gikomeye amashuri ari gukora yo muri ibihe by'imperuka ari kugirira abana, kandi ababyeyi ntago babizi. Ababyeyi ntibabizi. Twebwe turera abana, duhura n'abana baje kuryama, kandi noneho ntitubagaburire, tubaganiriza, tukabagorora nimurye vuba muryame. Abafite ibyo babaha byo kubarangaza, za televiziyo, za telefone, za taburete,
Yuval Noah Harari yaravuze ngo muzarangara mushakira abana banyu ibyo barya, ibyo banywa, aho gutura, ibyo kwambara, amashuri meza, twebwe tuzabafatira ibyemezo nk'iby'ababyeyi mu mwanya wabo, muzarimbukana nabo, niko yavuze Yuval Noah Harari. Vous allez perdre du temps ou vous occuper à chercher l'abri, à chercher la nourriture, à chercher les bonnes écoles, à chercher les vêtements pour vos enfants et manquer du temps pour eux. Nous allons prendre la décision à vos places, mais vous allez tout droit en enfer, vous et vos enfants. Niko Yuval Noah Harari yatinyitse kuvuga muri cya gitabo cye cyitwa inama 21 z'ikinyejana cya 21. Aravuga ati mbashyize ahangarite, ibyo dukora byose ntabwo ari mwe dukorera, tuzabafatira ibyemezo mwebwe nk'ababyeyi, tubakorera ibintu mu mwanya wabo, muhugiye gushaka ibyo barya, ibyo banywa, ibyo bambara, amashuri. Hari umuntu twahoze tuganira, mbabarire, hari umuntu twahoze tuganira ndamubwira, ari kumbwira ati dufite ikibazo hano, nta kazi gahari, turi kwibaza ukuntu bizagenda, ese ubungubu twangirira ihe nama, ese niba nta kazi ufite mu mujyi wagiye mu cyaro. Atariko rero nubwira ngo njya mu cyaro, bwose dufite abana, buriya nubwo bwose twajya mu cyaro, ariko ntabwo amashuri yo mu cyaro buriya yo mu mujyi yaragikanyakanya, nta mashuri na make yo mu bihe by'imperuka afite icyarusha yandi. Nta mashuri ahari yo mu gihe cy'imperuka, yose ni iki? Yose ni systeme satanike. Ntabwo mbabujije kujyana abana banyu mu mashuri, ariko nibajya bava mu mashuri, bava kwiga, mujye mufata umwanya mubaganirize, wize ibiki, ese byagenze gute, mwarimu yakubwiye gute. Reba nk'abantu bagiye muri rya shuri Makoro na mugabo batungukiyemo, Makoro agatangira kwigisha abana ubutinganyi. Ntabwo mwabonye iyo video? Biriya rero Makoro yavugaga babibabwira buri munsi, bakabigisha ibintu wowe ubwawe binyuranye na valeri zawe, yaba ari umuco wawe, yaba ari idini ryawe kubagira amadini, yaba ari imyemerere yawe, bakababwira ibintu binyuranye n'ibyo ushaka kubabwira. Umwana akazava mu ishuri atakigondeka, baramukoze kugira ngo abe yantama y'imbagwa bashorera bayerekeza mu irimbukiro. Abo rero babana bameze gutyo, swati bagira icyo bita conscience iri inibe ni ukuvuga ngo umutima nawo wabo uba waranizwe, adashobora kwifatira icyemezo kizima, cyangwa se bakagira icyo bita umutima nama wabaye erone, ibyitwa ibibi akabyita ibyiza, iby'umukara akabyita iby'umweru, umwijima akawita umucyo. Ni umuntu ufite umutima nama wabaye erone. Hakaba n'abatagira umutima nama namba. Nari kuvuga ukuntu science, psychologie, philosophie, spiritisme n'ijambo ry'Imana biri kugenda bihurira kuri abo bantu. Ikindi gitangaje nuko hajemo na science presque exact, icyo bita neuroscience. Bagiye bacisha mu byuma abo bantu bameze gutyo, ntabwo ari abana gusa, bagasanga hari sinyare, kuko iyo bacishe mu byuma bya neuroscience bashaka kureba nimba wowe ubwawe iyo ugiye gufata icyemezo ugisha umutima inama, hari sinyare bitanga. Basanga izo sinyare ntazihari. Pour la première fois, bwa mbere muri ibi bihe by'imperuka, ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya, iby'umwuka aribyo spiritisme, psychologie ariyo biriya sinzi ukuntu yiga sinzi ko bita psychologie, yiga byitwarire sinzi ko babyita mu Kinyarwanda, philosophie inyurabwenge, byose bihuriye kuri iyi fenomene y'aba bantu bari muri twebwe, ngo kandi nibo benshi. Noneho imyuka yarapresije ivuga yuko abo bantu bari muri abo bantu bari civilize curieusement mu buryo butangaje.
abo bantu nibo batowemo abantu baza kuyobora isi muri ibi bihe bya nyuma. Mwibuke igitabo nigeze kubabwira, ntabwo nakibasomeye, igihe naragisomye ariko sinabonye umwanya wo kukibabwira, ariko nababwiyemo utuntu duce dukeya. Cyanditswe n'umugabo w'umujournaliste wa investigation witwa Jean-Luc Hizi. Jean-Luc Hizi, Jean-Luc nk'uko bandika Jean-Luc, hashi ni Hizi ni hashi EES. Jean-Luc Hizi yanditse igitabo cyitwa C'est psychopathe qui nous gouverne. Yanditse igitabo cyitwa wite C'est psychopathe qui nous gouverne. Abo barwayi umutwe batuyoboye, abantu baje kuyobora. Abantu baje kuyobora isi muri ibi bihe bya nyuma bose bahuriye ku kintu kimwe, abenshi, yenda simvuga ngo ni bose, abenshi bahuriye ku kintu kimwe cy'uko bitwara nk'abapsychopathe, nk'abarwayi bo mu mutwe. Hari igihugu kimwe ntari buvuga izina, igihugu kimwe ntari buvuga izina, igihugu kimwe ntari buvuga izina, abantu batatu bahuriye imbere y'abatware bo mu isi kugira ngo hahitwemo cyangwa se barobanuremo ugomba kuyobora, uzayobora icyo gihugu. Umwe agenda yipanze ati yewe ndi umusirikare wo hejuru ukomeye cyane. Baramwitegereza bamureba, atarya wewe wize he? Niza hana. Mantoro wawe ninde? Mantoro ni wa umuntu aba agenderaho areba yibwira ati uyu nguyu nakwiga imico ye, uyu nguyu yewe neza, ati n'uyu nanga kubivuga kugira ngo mutabyumva neza, mutabivumbura, ariko mwumve iyo ni histoire exacte yabayeho. Mantoro wawe ninde? N'uyu nguyu. Baragenda bajya mu ntuze bata ntabwo turabona umuntu wacu ugomba kuyobora kiriya gihugu. Bahamagara undi ati wewe ni witwa ndi? Nitwa gutya. Wakoraga hehe? Wakoraga ibiki? Nakoraga ibi ngibi nibi. Wabigenza gute? Nafataga abangaba nkabica nkagira ngo vuga ibintu byose bikomeye. Ati uyu mugabo yadukorera akazi neza. Abandi batitwa ati yagiye kwiga ahangaha kandi baragiye kumukorera icyo bita psychanalyse, yadukorera akazi neza. Baramureka, undi aragenda ati wewe bite? Ati giye nagutya. Iki kibazo se cyahangaho uzagikemura gute? Ati twakoresha uburyo bw'amahoro. Ati genda urazana iby'amahoro niyo dushaka, twe turashaka intambara ukazana amahoro. Reka mbabwire ngo abantu baje kuyobora isi muri ibi bihe bya nyuma n'aba bantu bakomoka muri urubyaro rw'abantu bagenda muri twe badafite imitima nama ibahana cyangwa ibahanura. Nabo ngabo baje kuyobora isi. Niyo mpamvu wa mwanditsi nyine Jean-Luc Hizi yavuze ngo c'est psychopathe qui nous gouverne. Abo barwayi bo mu mutwe batuyobora muri ibi bihe bya nyuma. Iki kiganiro nzi ko kitaza kuba kirekire, ariko hari umuntu wabajije avuga ijambo ryo mu Baheburayo. Abaheburayo ibice 9:27 ngo se ubwo wagiye kubaza ku bintu bijyanye na reincarnation. Ariko reka mbe ndetse kujya kuri reincarnation arabaje akabazo koroshye kavuga ngo ese abo bantu barabyara, ese barashakana, ese bashobora kubyara? Iki ni ikibazo cyoroshye cyane. Ni abantu bameze nkatwe, bambara nkatwe, barya nkatwe, bava amaraso nkatwe, ni abantu bameze nkatwe, imibiri yabo physiologically ifunctiona nk'iy'abandi bantu basanzwe. None se inyamaswa ntizibyarana? Inyamaswa zirabyarana. Ese inyamaswa zigira ubugingo? Ntabwo zigira ubugingo. Inyamaswa ntizigira ame. Inyamaswa ntizigira ame, ni inyama n'amaraso byigendera. Ni abantu rero bameze nkatwe ariko badafite ubugingo, bashobora kubyarana. Hari abandi bantu, hari urundi rubyaro
ruri kuremwa n'ubwami bw'umwijima. Ngewe mpora mbabwira nti abantu badasoma ibi bitabo by'aba mondialiste ngo barebe aho bari kwerekeza isi, bizabagora gusobanukirwa ibihe dusohoyemo. Iki ni cya gitabo cya Homo Deus cya Yuval Noah Harari. Iyi shusho si ubwa mbere nyiberetse, iyi ngiyi iri hano. Iyi shusho si ubwa mbere nyiberetse, yahanga ntigaragara neza cyane. Murabona ari iki? Ni akana gatoya gafite umutwe, gafite utuboko, gafite akajosi, gafite udutwi, ariko bateye serenge, urushinge rwa serenge mu mutwe mu gihorihori. Noneho hasi handitse ngo fécondation in vitro, maîtrise de la création. Aravuga ngo twebwe abamondialiste kuba twarashoboye gukora fécondation in vitro, umwana akaba atagikurira mu nda y'umubyeyi, ashobora gukurira mu icupa muri epruvete muri laboratoire, tukamukuza akavamo umwana. Ni maîtrise, nukumetiriza, nukuzobera. Twarazobereye mu cyo bita création, mu kurema. Natwe dushobora kurema, ntabwo Imana ariyo yaremye yonyine, ariko aca amarenga akomeye. Si ubwa mbere mberetse iyi shusho. Uyu mutwe ureba hano ni umwobo wa toilette. Ahangaha ni hahandi imyanda igira gute irengera. Uyu mutwe ureba hano ni umwobo wa toilette. Ahangaha ni hahandi imyanda irengera. Ahabonye akongera agashushanya hasi nanone undi mwobo wa toilette, sibyo? Uwundi mwobo wa toilette hahandi umuntu yicara. Aha ni mwobo neza, handi mo imbere. Aha nanone ni hahandi umuntu yicara. Byose ni toilette yabikoresheje. Ashaka gusobanura iki ubwo ngubwo? Ashaka gusobanura iki? Nimba avuga ngo twebwe twabaje gukora fécondation in vitro, ture mu muntu, kandi aba bantu bari kuvuka ari benshi cyane, bari kuzuka ari benshi cyane. Ushobora kugenda bakaguha impanga, ushobora kugenda bakaguha abana bane basa, warabuze ibyara. Abasirikare benshi ngo bari kure b'ibihugu bikomeye, bamwe ngo baremwe gutyo, bari kurema n'abandi benshi cyane, kandi bazarema n'abandi. Ariko akabashushanya mu myobo ya toilette. Ugarashaka kuvuga iki? Muze kubyandika muri commentaire, ntago ushaka kubivuga jewe. Muze kubyandika muri commentaire. Ni amarenga bari guca, kandi narababwiye ngo isi iyobowe n'ibitabo n'amarenga n'ibimenyetso. Birasobanura iki? Birasobanura ngo nubwo bashobora ari abantu basa natwe, bakaba bambaye imibiri nk'iyacu, ariko hari ikintu kibuze. Reka twongere no kubitindaho cyane. Ndashaka no kubabwira ngo wa muntu wabaje ngo se barabyarana, ni abantu basanzwe nkatwe, nk'uko inyamaswa zishobora kubyarana. Ni abantu basanzwe. Ndi kuvuga ibintu bikomeye, ariko mu byumve. Umuntu utagira umutima namumuhana cyangwa umuhanura, akagenda ameze nk'inyama n'amaraso. Ibyemezo bye afata ari ibyemezo by'inyamaswa abantu. Akaba afite ubwenge nk'ubwo yavuze bw'inyamaswa abantu. Akaba anezezwa n'ibibi, akaba ataryama adakoze ibibi, akaba ataryama atavushije amaraso, akaba anywa vino, arya n'ibiryo bivuye mu muntu ze mu bugome bwe. Akaba gukora ibibi ari byo bimunezeza, nk'uko umuntu anywa amazi akaruka uko akora ibibi ari byo, kandi akaba abereyeho kunezeza umubiri gusa. Murebe nk'abaperezida. Hari umuperezida nimba ari Togo, nimba ari Benin, sinibuka neza, baherutse gukorera kudeta. Bagiye iwe mu rugo, basanga amavarisi, imifuka, ibikapu byuzuye inote z'amadolari n'amayero, ku buryo kugira ngo bayabare bagomba kuyapima ku biro. Ubibaze kuba ufite nk'umufuka wa kilojana, cyangwa imifuka nk'ibiri ya kilojana y'amafaranga y'amadolari y'amayero, warayarunze mu nzu. Ubwo so umuntu aba afite ubuhe bwenge? Kandi afite abaturage bashonje, adashobora kuyakoramo ngo abubakire ntuze ishuri, adashobora kuyakoramo
ngo byibura ngo yubake uruganda atanga akazi. Urumva, nabo ngabo rero baje kuyoba isi. Uwo muntu rero turamushubije. Undi yabajije rero mu Bahebura avuga ati ijambo ryo mu Bahebura ibice 9:27 nimba ubwo tugiye kubya reincarnation, nimba umuntu ashobora kwirenka hari abantu bagiye barabarenkarne, ntabwo ryaba iryo jambo rinyuranyije n'ibyo muri kuvuga. Iryo jambo riravuga ngo mu Bahebura ibice 9:27 bavuga ngo kandi nk'uko abantu bageneye gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Ikintu cya mbere mugomba kumenya, ntabwo ubugingo ubupfa. Nubwo rya jambo rivuga ngo ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa ari kwa gupfa kwiteka, ntabwo ari kugupfa ko guhambwa. Iyo umuntu apfuye bakamuhamba ntabwo ubugingo buba bupfuye, mugomba kubyumva. Rya jambo rivuga ngo ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa. Iyo umuntu apfuye bakamuhamba ntabwo ubugingo buba bupfuye, ubugingo buzapfa cyangwa se buzarimbuka ku munsi w'urubanza. Icyo nicyo cya mbere tugomba kumenya. Ni ukuvuga ngo rero icyo Bibiliya iri kuvuga ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe n'uyu mubiri, kandi iyo haje reincarnation ntabwo ari umubiri ugaruka, hagaruka l'esprit, hagaruka ubugingo, l'âme. Tugarukeho gatoya. Hari igihe tujya twibaza ko byanditse muri Bibiliya byo ko Yohana Umubatiza ni na Yesu wabyivugiye ari Eliya wagarutse. Kandi si ubwa mbere Eliya azaba agarutse, no mu bihe by'imperuka azaza mu bahamya babiri i Yerusalemu, bazikirwa i Yerusalemu ariko bakaza kuzuka bagasubira mu ijuru. Byanditse muri Bibiliya. Hari abatekereza ko bazabona abahamya babanutse mu ijuru bakitura hasi. Aba bahamya pour vous dire, nkunda kuvuga igifaransa cyane. Aba bahamya birashoboka yuko ahubwo bamaze kuvuka, Imana iri kubategurira ahantu, haba ari mu butayu nk'uko yateguye Eliya nako Yohani Batista, haba ari hehe. Abo bahamya nimba Antikristo, koko nimba Antikristo twaramaze kubona ko yamaze kugera ku isi ari gukora mu mayoberane, nabo bahamya barahari bamaze kuvuka. Ntabwo ari abahamya bazamanuka bava mu ijuru, ahubwo imibiri zavuka, Imana ishyiremo ubugingo, ibaha imbaraga nk'izo ba Eliya bari bafite, haravuga ko ari Eliya na Enoki, hakaba avuga ko ari Eliya na Mose. Umuntu udashidikanywaho ni Eliya. Ubwo azaba agarutse kangahe? Kabiri, ku bwa Yohana Umubatiza no kubw'ejo bundi ari mu bahamya babiri. Imana rero yacu ni souverain. Souverain bisobanura iki? Ikora icyo ishaka mu ijuru ryayo, niko byanditse muri Bibiliya. Ntayubaza ngo urakora ibiki. Ntabwo wayibwira wabaza Imana ngo ko wandikije mu Baheburayo ibice 9:27 ngo umuntu yageneye gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Ibi noneho bibaye n'iki? Kuki ba Eliya agiye gupfa kabiri? Yarapfuye ku bwa Yohana Umubatiza, azongera apfe kandi azuke, ko azigiye gupfa kabiri. Ntabwo ushobora kuyibaza gutyo. Ariko nabasubije ibyo birabye. Umuntu ageneye gupfa rimwe ni umubiri, ubugingo ntibupfa, kereka kujya kurimbuka, kandi buzarimbuka ku munsi w'urubanza. Esprit, umwuka ntupfa, ahubwo usubira ku wawutanze, niko ijambo ry'Imana rivuga. Uwo mwuka usubira ku wawutanze. Uwatanze uwo mwuka ninde? Ni Imana. Ntabwo umwuka upfa. Esprit, ame, ubugingo ntibupfa. Umuntu agizwe n'ubugingo n'umwuka n'umubiri. Umubiri niwo upfa. Umubiri niwo wageneye gupfa rimwe ukabora ugashanguka. Iyo habaye reincarnation rero, umuntu akagaruka nka Eliya wagarutse muri Yohana Umubatiza, ntabwo wa mubiri Eliya yari afite ngo yari umugabo mutoya, niko bajya babisobanura. Ntabwo wa mubiri Eliya yari afite ari wagarukamo, havuka undi muntu, akavuka akarerwa nk'uko Yohana Umubatiza yarezwe, akajya gutegurwa nk'uko yateguwe, hanyuma akazavamo agahabwa wa mwuka nk'uwari uri muri Eliya. Icyo cyo cyasobanutse neza. Ntabwo rero Imana yacu ibaza ngo ibi ngibi bikoreye iki kandi waranditse gutya. Ifite ubusobanuro, wenda nubwo ngubwo Imana impaye, cyangwa ifite ubundi busobanuro bwayo, kandi ntanakeneye kwisobanura. Imana ishimwe. Kandi Imana nta nubwo igihabwa imbago. Ikindi gikomeye cyane, hari abantu bavuga batese iyo ntuzi iyo teori
ya reincarnation, iyo teori ya reincarnation cyangwa kugaruka mu mubiri, ko ari teori abasataniste bakoresha, aba new age bakoresha, ko nawe uri kuyikoresha. Nta kintu na kimwe satani yigeze arema, ibintu byose arabyigana, kandi muri we afite izo competence. Nuko ntigeze mbonera umwanya wo kubasomera igitabo cyitwa Rodora. Gihe naragisomye ndakirangiza, nagisomye kabiri ndakirangiza. Iyo urebye competence cyangwa se potentialite cyangwa se ubushobozi abamarayika bagira, noneho abo ku rwego rw'aba archange, abamarayika bakomeye nka Satani, uko ari mu ijuru n'ubu niko akiri, nuko yuzuyemo ubugome, akaba yarahinduye izina, akaba yitwa Satani. Ubundi ari mu ijuru yitwaga Lucifer, kandi Lucifer ntabwo ari izina ribi, ni qui porte la lumière, n'utwara urumuri. Lucifer ni kiratini, qui porte la lumière. Ubu yahinduye izina yitwa Satani, ariko afite izo competence zose z'umumarayika. Abamarayika afite, sinzi icyo gihe kereka mbonye umwanya wo kubigisha ku bamarayika. Muri iki gitabo cya Rodora barabyigisha neza, atari ibintu byo gufitira ngo avuge ngo logique, ni ibintu byanditse muri Bibiliya, uko abamarayika bateye, n'icyo bashobora gukora n'icyo badashobora gukora. Nigeze kubakorera icyigisho kuri Satani n'amazina yitwa, amazina 33. Harimo amazina Satani yitiranwa na Yesu. Intare yo mu muryango, intare, Satani ni intare yivuga, Yesu akaba intare yo mu muryango wa Yuda. Iyo ni rimwe. Irindi, inyenyeri yo mu ruturuturu, nkuko rya jambo ryo muri Petero rivuga ngo Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19, ngo kugeza igihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandira mu mitima yacu. Inyenyeri yo mu ruturuturu izabandira mu mitima yacu ni Yesu Kristo uzaba ugarutse. Dufite ijambo ryahanuwe ruta yose gukomera, muzamugize neza no urigita uko rimeze nk'itabaza muri kacu z'umwijima, rigakesha ijoro, rikageza igihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandira mu mitima yacu. Inyenyeri yo mu ruturuturu ni Yesu Kristo uzaba ugarutse. Nanone muri Yesaya, sinibuka neza n'ibice 10, nimba ari ibice 14, Satani yitwa inyenyeri yo mu ruturuturu. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu, wa mwana w'umuseke kwavuye mu ijuru ukagwa. Ntabwo Satani ari agafu k'imvugo rimwe. Niyo mpamvu uwo mwanditsi witwa René Pache muri icyo gitabo cyitwa Rodoro yaravuze ngo qui se moque du Satan n'a qu'un pas à faire pour se moquer du Seigneur. Umuntu useka Satani abasigaje intambwe bwe kugira ngo aseke Imana, kuko we yagaragaye nk'umwadversaire urwanya Imana kuva ibihe byose. Dushaka kukubwira ni iki rero? Nuko iyo tactique na technique ya reincarnation Satani yarayibonye, abona ko ari tactique technique ishoboka yo kugenda agarura abanyabugome be bakoze ibintu bikomeye, ba Nimirodi. Abana babwiye ko buri generation igira antikristo wayo, nk'uko antikristo ugomba kugenda ugaruka ariko wongererwa ubukana kugeza igihe kimperuka. Ni benshi cyane bagiye bagarukirana. Niyo mpamvu bavuga ngo bemera reincarnation, ngo iyo utarangije cycle, iyo utarangije ibyo wagomba gukora ku isi, ibyo watumwe ku isi, niba watumwe na Satani, uba ugomba kuzagaruka. Baremera reincarnation, kuzagaruka mu mubiri. Ibyo rero Satani arabikoresha, ariko si wabihimbye, ni ubushobozi bw'Imana. Nuko nawe bufite, ashobora kubukoresha kubw'imyuka afite. Nawe afite imyuka yafashe, yafungiranye. Afite imyuka nawe afite yafungiranye, abasha gukoresha mu isi mu bihe bitandukanye bitewe na misiyo yayihaye. Ntabwo rero twavuga ibintu byinshi cyane, hari utuntu twinshi nagiye mvuga, ariko abantu bari ku isi dushingiye ku byo bita imitimanama baratandukanye. Hari abafite imitimanama ibahana kandi bahanura, ari abantu basanzwe bafite n'ubugingo. Hari abafite imitimanama yabaye inibe, yanizwe n'iki, hari n'iyanizwe n'amaganya yo mu by'isi. Hari indigwa n'ivutu ry'iby'isi n'ukurangara gukomeye. Alain Kardec yaravuze ngo
bagomba gukora uko bashoboye ku buryo nta kintu nta tuze ituze na rike bishobora kuza mu mutima wawe mo imbere. Umutima wawe mo imbere haba harimo urusaku rwo televiziyo, telefone, amakuru. nk'ubu ngubu ndeba nk'amakuru ari mu Rwanda cyane cyane muri social media. Simvuga ibya politiki, ibyo politiki ntabwo mu Rwanda babivugaho. Ndavuga ibintu ibi bya planka, iby'abagabo, iby'abagore, iby'abasambanye, iby'abapasiteri, iby'abamaze gushyingirwa inshuro 20, ibiki byose, kandi abantu batwawe nabyo. n'ubu ngubu iki kiganiro nta muntu hari umuntu uvuga ati jyewe ntabwo maze kubanza kureba ikiganiro cyawe, ndabanza nirebere aho bya Asiya bigeze na wa mugabo ngo muri Amerika. Urumva biriya bintu byo gutwaza abantu kuriya, gutwaza abantu igitugu, gutwaza abantu manipulation, bababwira n'ibyahehe. Umuntu ntagire umutima nama ashobora kugisha inama ngo ashobore kugira ikintu yanariza, afata icyemezo kizima. Nibyo bigenda byiniba umutima nama y'abantu, ukazasigara. Buriya niyo mpamvu bavuga mu Gifaransa ngo un organe qui ne utilise pas s'atrophie. uru rugane badakoresha igenda yiyatrofiya, iba ntoya kurenzaho, igasigara nta n'iki kimaze. N'ubugingo nako nta conscience rero niko imeze, n'umutima nama niko umeze. Iyo utakiwukoresha ugenda uba inibe, unigwa ukazasa nk'umuntu utarigeze uwugira. kandi hari abantu bavuka batagira nk'uyu nguyu, nk'aba barema gutya, nk'uku Ivan no ari kubyerekana, wavuga ko umutima nama yawuvana he? Mbega ikiganiro kuki nari ko kibe kigufi kikaba kibaye kirekire cyane. Mu by'ukuri rero tugeze mu bihe bikomeye cyane. Satani yahagurukije abakozi be mu buryo butandukanye, bakora uburyo butandukanye kugira ngo binibe completement uwo mutima nama, iyo conscience ituma umuntu abasha gutekereza. Ndibuka ikiganiro nigeze kubagezaho cy'umugabo witwa Rudolf Steiner, wigeze kuvuga ko mu bihe by'imperuka bazakoresha abaganga bibisahirana, bakunda ibintu kurenza abantu, bagatera abantu inkingo. Izo nkingo zikazakuramo abantu imitima nama, bakazasigara nabo bakunda ibintu kurenza abantu, agatekereza ko gutekereza Imana katakibarimo. Ibyo nigeze kubakora. Icyo kiganiro naragikoze, nicyo kiganiro cya kabiri nakoze cyangwa cya gatatu. Nkababwira ngo tugeze mu bihe bikomeye kandi turacyari ku rugamba. Iyo tubahaye amakuru ameze gutya, ntabwo tuba turi kubaca intege, tuba turi kubabwira ngo mube maso, cyane cyane babyeyi, mubere maso abana banyu, kubera ko abana bacu nanjye ndimo bari gukurira mu mahwa ahandi, bari gukurira mu ntambara ikomeye, bari gukurira mu rusaku ruzatuma batekereza. Urusaku si kumva imodoka n'ibigundi n'ibiki n'ibibunda n'ibiki, oya ni urusaku rwo kubarangaza, ugasanga umwana adafite umwanya wo kwicara ngo atekereze, ngo ane n'umubyeyi ashyira agatima impembero. Abo bana bari gukorwa gutyo, izo generation ziri gukorwa gutyo, ziri gutwarwa gutyo, nizo generation finalement zizasangwa zigenda zimeze nk'ibikonoshwa. Kandi nongere mbasubiriremo ngo abo ngabo igihe abadayimoni bazamanuka baje gukorera mu bantu, nibo bazabakira bwa mbere. Reka ngarukiriza aho ngaho. Imana y'amahoro ibampe umugisha, mukomere, turi ku rugamba.